Kaza cyane ikaze ugenda ubana natwe mu biganiro tugenda tukugezaho hano kuri Vibe TV. Nkomeje kukwifuriza kubwa neza, ariko nanone reka nongere fate umwanya hanyuma ngushimire wowe ugeze kuri iyi channel yacu bwa mbere, nkubwira ngo ahangaha tugenda tukugezaho amakuru agiye atandukanye. Ahangaha twibanda muri entertainment, tukakugezaho na update news, amakuru mashyashya yose ni hano uzajya ugenda uyasanga. Reka rero nkubwire ngo uyu munsi tukuzaniye update news, amakuru mashyashya ariko ni amakuru atari meza. Ni inkuru y'akababaro yagiye ivugwaho na benshi, yagiye itangazwa n'ibinyamakuru bitandukanye byakoze muri wino birandika bigira biti umukinnyi rurangiranwa muri filime Chuck Norris yitabye Imana. Natwe kuri Vibe TV turangije inkuru yacu tuyiha umutwe ugira uti Chuck Norris, umwe mu bastari icyamamare, yitabye Imana ku myaka 86. Uyu nguyu ni umwe mu bastari bakomeye bamenyekanye cyane muri filime. Iyi ngiyi ni inkuru tugiye kukugezaho, twayikuye mu binyamakuru bitandukanye twasomye. Reka nkubwire ngo rero natwe ubanze ukande subscribe kugira ngo inkuru tuyikugezeho gatanu kandi ni byiza, kandi kubera ko amakuru yose wifuza ajyanye na entertainment update news uzaza uyisanga hano. Rero reba handitse ijambo subscribe, kuzeho igikumwe cyawe kugira ngo amakuru yose ujye uyamenya gatanu kandi. Ikaze. Chuck Norris, umwe mu bastari, akaba icyamamare, ikirangirire mu mikino njyarugamba, akaba kandi umustari muri filime zagiye zikundwa na benshi. Byatangajwe ko yitabye Imana ku myaka 86 aguye muri biriya bitaro byo muri Hawaii. Ingiye ni inkuru yagiye itangazwa n'umuryango wa Chuck Norris. Iyi nkuru yamenyekanye cyane kuri uyu wa gatanu ku gicamunsi cyo kuri wa gatanu tariki 20 z'ukwezi kwa gatatu 2026. Ni inkuru yatangajwe n'umuryango we nkuko nabikubwiye. Bavuze ko ubundi ni ibintu byari bigoye kuba babitangariza abakunzi be, ariko nyine byabaye ngombwa ko bitangazwa. Ubundi iyi ngiyi ni inkuru yamenyekanye kuri wa gatanu tariki 20, ariko nkuko byavuzwe n'umuryango we, uyu nguyu Chuck Norris bivugwa ko yitabye Imana kuri uyu wa kane tariki 19 z'ukwezi kwa gatatu, ariko twe inkuru twayakiriye kuri wa gatanu tariki 20 z'ukwezi kwa gatatu. Ni ubutumwa umuryango we wagiye unyuza ku mbuga nkoranyambaga z'uyu munyabigwi Chuck Norris, harimo na Instagram, bagira bati tubabajwe no kubamenyesha ko umuryango wacu wababajwe n'urupfu rutunguranye rw'umukundwa wacu Chuck Norris wabaye mu ijoro ry'ejo, bivuze kuri iyi tariki ya 19. Ibi ngibi rero ni byagiye bitangazwa n'umuryango we. Amakuru aturuka ku bari hafi y'umuryango we cyangwa se ku muryango we nanone bivugwa ko Chuck Norris yagize ikibazo cy'ubuzima aho yararimo, aho asanzwe akorera imyitozo ngororamubiri ahangaha nyine ku kirwa cya Hawaii. Hanyuma birangije bahita bamujyana hariya muri biriya bitaro byo muri Hawaii. Binavugwa ko ariho Chuck Norris yitabye Imana, nyine ari muri biriya bitaro. Chuck Norris ni umunyamerika wabaye umwe mu byamamare bikomeye muri filime zagiye zikundwa na benshi, haba hano iwacu mu Rwanda, muri Afurika, Aziya, ku migabane yose y'iyi si yacu. Mu mwaka w'1980 ndetse no mu mwaka w'1990 yamenyekanye cyane muri filime zagiye zikundwa na benshi. Ahangaha twakubwira nka filime yiswe Missing in Action, Delta Force, ndetse n'izindi yagiye akinamo harimo nk'iyitwa The Way of Dragon, Waka Taxi Roger, Delta Force, Averting USA, Dekata, ndetse n'izindi. Uyu nguyu Chuck Norris yashinze ishuri ryo kwigisha ibijyanye na karate, aryita Chun Kung Do. Yanabaye kandi umwe mu bastari ibyamamare
bagiye batsindira imikandara y'umutuku kuri iyi si yose, arangije agirwa umwarimu w'ikirenga Grand Masters mu mikino ya Taekwondo. Uyu nguyu Chuck Norris wamamaye cyane muri filime cyangwa se sinema ku isi yose. Uyu kandi yanabaye umwe mu basitari bakomeye, akaba umwe mu byamamare mpuzamahanga mu mikino njyarugamba ndetse na Taekwondo. Reka nkubwire ngo Chuck Norris ntawe utamuzi, yaba hano iwacu mu Rwanda, imahanga. Uyu nguyu nkanjye ntakubeshye nagiye mumenya bitewe na filime zitwa agasobanuye hano iwacu, zagiye zisobanurwa n'ibihangange. Anga twakubwira nk'iyitwa Missing in Action yasobanuwe na nyakwigendera Yanga, niho nagiye mumenyera, n'izindi zitandukanye. So ngayo nguko, reka dukomeze kwihanganisha abeshi mwagiye mukunda filimi ze, nta kundi niko ubuzima bugenda, ariko nanone twihanganishe n'umuryango we. Jabless, Imana ikurinde, ariko nukuri ntugende udakande subscribe kugira ngo amakuru yose ujye uyabona gatanu ku kandi. Jabless, komeze kugira weekend nziza.